reka nongeremo ikaze umuntu wese ugeze ahangaha ari ubwa mbere kandi nawe twari dusanganywe. Nizere ko umeze neza kandi ibyigisho byanjye bigufasha bikugirira akamaro. Rero aka kanya ngiye kugaruka ku isomo ry'ubwagenti, ubucuruzi bwo guhererekanya amafaranga cyangwa se ubucuruzi bw'amafaranga. Hari abantu benshi bagiye babigarukaho babimbaza, ariko cyane cyane witwa Ngabo. Ndagusuhuje ahantu uri hose, simazi ariko nizere ko uguwe neza. Ubutumwa bwawe bungeraho ndabusoma pe, ariko aka kanya nje ngira ngo usobanukirwe neza ubucuruzi bw'amafaranga cyangwa se ubwagenti cyangwa se mobile money, ukuntu ihemba, inyungu ibamo. Ngiye kukubwira uko inyungu uyibona, nkubwire n'ukuntu ikora, nkubwire n'imbogamizi ibamo, nkubwire mbega ndakubwira ibibi n'ibyiza byayo, kugira ngo uzabikora azabikore azi neza ko agiye gushaka amafaranga, azi neza ko azahura n'imbogamizi, azi neza yuko agiye gukorera amafaranga kuko byemewe mu buryo bwiza. Tubanze tumenye ko ubucuruzi bwa mobile money abantu benshi cyane cyane urubyiruko, abantu benshi babugiyemo, nanjye nabugiyemo rwose. Ni nacyo kintu natangiriyeho ndi gushaka amafaranga, natangiriye mu bwagenti ndi guhiga amafaranga. Rero umuntu wese warangije segonderi, ba kaminuza, udafite akazi, umuntu wese iyo abonye igishoro ahita ahungira mu bwagenti. Impamvu abuhungiramo ngenda kubwira ko njye nabuhungiyemo kuko nari nabuze business nkora, ndavuga nti reka ngende njye kuyikora kuko n'ubundi amafaranga azakomeza aba yanjye, noneho nzajye mpembwa muri wa mushahara wanjye. Urumva igitekerezo najyanye. Nzi neza ko n'abandi benshi babijyamo bavuga bafite icyo gitekerezo nk'icyo nagize. We abavuga ati amafaranga ndacyayafite n'ayanjye, aho kugira ngo njye ahantu nzahomba, ahubwo nzagenda nyacuruzemo, noneho umushahara nzajye nkuhembwa muri yandi yanjye. Ngabo, nizere ko nawe ariko uri kubitekereza. Ubu utinya kujya mu yindi business wakora kugira ngo ya mafaranga yawe abe ariyo ucuruzamo kugira ngo yabyaze umusaruro. Nanjye niko naratekerezaga ni amafaranga yanjye niyo ngiye kubyaza umusaruro, umushahara nzajya mpembwa mu kwezi, kuko n'ubundi nzajya nyicungira, nzajya mba nyareba. Rero dore ukuntu amafaranga baguhemba ukuntu aza ameze. Hari ayitwa komisiyo, yose ubundi yitwa komisiyo kubera ko wabikiye umuntu cyangwa se wabikuriye umuntu. Ayo mafaranga niyo baguhembamo iyo wabikuriye umuntu cyangwa se wanamubikiye. By'amayinite byose nabibara kuko n'ubundi amayinite nta nyungu ibirimo. Inyungu iri mu kubitsa no kubikura, cyane cyane ko no kubitsa ntabwo babibara cyane, ahubwo babara mu kubikura, kuko iyo ubikuriye umuntu niwe uhabwa komisiyo nyinshi. Impamvu mvuze komisiyo ni ka gashahara baguhemba, ka gashahara karagenda kakiterateranya, akunga ko niko kitwa komisiyo. Iyo ubikuriye umuntu hari udufaranga baguha, utwo ngutwo rero nitwo twitwa komisiyo. Ariko reka manze mikaza abantu bashyashya bageze ahangaha ari ubwa mbere. Umuntu ugeze ahangaha ari ubwa mbere, kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo uzamure iyi channel, kuko iyi channel ni iyanyu, niyo twigiraho ubumenyi bwadufasha mu kuzamura imibereho yacu cyangwa se mu gushaka amafaranga. Ibyo mwarimu atatwigishije twe tuzajya tubibabwira, tuzajya tubyigira ahangaha. Rero kora subscribe, bibe ikiguzi cy'uko nanjye nguhaye ibintu byagufasha kandi byakungura mu cyimbo cyo kugira ngo ujye kwishyura minerivare cyangwa se ujye kwishyura mwarimu ngo aza kwigishe. Rero ahangaha uzajya utanga igitekerezo, nanjye nzajya nkigufashamo. Uzajya umbaza ikibazo, nzajya nkigufashamo. Ubu ndimo ndasubiza Ngabo abyumvireho. Ndabizi ko hari n'abandi bantu bari bafite icyo kibazo, bari bashaka kugira ngo bamenye neza kurushaho icyo bakora bafite igishoro cyabo. Rero ubwagenti ntabwo bisaba ngo igishoro nangaye, ayo waba ufite yose wayakoresha. Ariko buriya umuntu washoye amafaranga make ntabwo yunguka nk'uwashoye amafaranga menshi. Oya, biterwa nanone, ariko bigaterwa n'abakiriya wagize. Banza umenye ko Ngabo, ubyumve neza, ufite abakiriya agenti yagukiza. Ariko udafite abakiriya rwose nta kintu na kimwe byagufasha, kuko ufite abakiriya agenti iragukiza. Waba ufite amafaranga menshi, waba ufite amafaranga make, agenti iragukiza. Bivuze ngo agenti igira amafaranga kuko irahemba, ariko umenye ko igira amafaranga cyangwa se guhemba bitewe n'abakiriya wagize. Urugero, niba ufite ibihumbi 100 ukaba ari byo watangije, ukaba ufite abakiriya benshi, n'ubundi cya gishoro cy'amafaranga 100 ntabwo kiba kigiye, n'ubundi bukigifite. kuko iyo ubikuriye umuntu n'ubundi akuzaho mu ntoki nawe ukayamuha kuri telefone, cyangwa se wamubikira
ukayikuraho mu ntoki ukayamuha, wowe akaguha kuri telefone. Bivuze ngo amafaranga yawe urimo urayahererekanya, muri make urimo urayacuruza mu buryo bwo guhererekanya. Uko guhererekanya rero hari amafaranga baguhemba, ubundi bakubeshya ko ngo amafaranga wabikuriye umuntu wowe na MTN muyagabanya kabiri, ariko siko bimeze. Ahubwo unarebye ni hafi muri gatatu, muyagabanamo gatatu, ariko bo bakubwira yuko muyagabana kabiri. Urugero, niba ubikuriye umuntu bakamukata 275, bo bakubwira yuko mugabanyaho kabiri, ugafata ubwo 137 gutyo n'ibice, ariko siko bimeze. Ahubwo uzasanga ufataho ibiceri hafi mu ijana, ntabwo yose bayaguha. Bivuze ngo ni 1/3 cyayo usigarana. Rero utwo ngutwo bagukata cyangwa se utwo ngutwo bakase wa muntu, turagenda tukiterateranya ukazavanamo umushahara wawe. Bivuze ngo niba wabikuriye abantu 500 cyangwa se abantu 100, reka mvuge abantu 100, ugenda uvanamo uduceri 75 tukiterateranya, n'ejo ukazakomeza, n'ejo bundi ukazakomeza. Utwo ngutwo nitwo uzagenda bakaguhemba muri kwa kwezi. Gusa amahirwe ahanari ntabwo aba bantu bambura, reka byanze bikunze itariki yo guhembwa barabahemba, kandi mwese mu gihugu ntabwo bavuga ngo bahembye uyu ejo bundi nuriya, oya, mwese babahembera rimwe. Rero hari igihe ushobora guhembwa amafaranga bitewe n'uko wakoze, ugahembwa make, ntibyanagutangaza uhembwe n'ibihumbi 5 cyangwa se 3 cyangwa n'igihumbi, undi agahembwa 200,000, 500,000 na miliyoni. Urumva ko bigiye bitandukanye, ariko biterwa n'uko wabonye abakiriya. Ikindi, ushobora kuba ufite abantu benshi babikuza udufaranga twa make cyangwa se babikuza amafaranga ba menshi kuko ufite igishoro gitoya. Hari icyo bita gutira umuntu amafaranga, cyangwa se ukaka umuntu fraude, ukamuha amafaranga cash akayagwa kuri telefone kugira ngo ukundu yagire nawe kuri telefone. Wenda urashaka kubikurira umuntu cyangwa urashaka kubikira umuntu, rero ugahererekanya mugenzi wa mwagenti, ukamuha amafaranga cash nawe akayagwa kuri telefone kugira ngo akazi kabe gakomeze. Rero ufite igishoro gitoya nubwo buryo bakoresha. Rero umuntu ufite igishoro cya menshi ntabwo ibyo ngibyo byakwirirwa bikora, kuko amafaranga ye ahora mu mufuka, andi agahora kuri telefone, kuko yabigize business, afite igishoro cye gihagije. Rero ngabo, niba ushaka gukora ubwagenti, mbere na mbere shaka ahantu uzabona abakiriya, shaka ahantu uzi ko wabona abakiriya, kuko if ubona abakiriya bake ni nako n'ubundi uzahembwa make, ariko nubona abakiriya benshi ni kuzahembwa menshi. Ubwo ndakeka ko ushubijwe. Rero no kubikira umuntu sasa, rero hari igihe ubikira umuntu naho bakaguhemba. Sino kuvuga ngo hari igihe urabikira umuntu baguhembe naho, nubwo baguhemba duke, ariko natwo turiyongera kuri ya mafaranga yawe yandi uzahembwa ku kwezi. Rero inama ya mbere nge nabagira, niba ushaka gukora ubwagenti bukore, ariko cyane ukurikira ahantu uzabona iseta nziza, uzi ko wabona abakiriya, kuko ibi bintu bitunze abantu benshi kandi byakijije benshi. Rero hakaba n'abantu babikora mu buryo bwo kugira ngo babyifashishemo, cyangwa se n'ubundi amafaranga bayabitse, n'ubundi yikorera akazi, nubwo yabona makeya ariko agataha, kuko ntabwo yabigize business. Rero nubikoramo nka business, shaka igishoro kigaragara, ubundi ugende ushaka ahantu uzakorera amafaranga, kandi amafaranga uzayabona menshi. Rero icyiza cyabyo, ngiye kukubwira ibyiza byayo, ngiye no kukubwira ibintu bibi byayo ugomba kwirinda. Reka mpere ku bintu byiza. Ikintu cyiza cya mbere ni uko amafaranga yawe aba yizewe, afite umutekano, kuko uyafite mu ntoki zawe. Ariya mafaranga nubwo ari kuri telefone, andi ari mu mufuka wawe, ariko arizewe. Amafaranga yawe isaha n'isaha urayafite. Muri make urimo uracuruza amafaranga yawe ufite, urimo uracuruza, urahererekanya amafaranga n'undi, ariko n'ubundi ntabwo aba agiye, n'ubundi urayafite. Nubwo uriya muntu mubikiye, ariko n'ubundi urayasigaranye, cyangwa se nubwo umubikuriye, n'ubundi urayasigaranye, ntabwo agiye. Icyo nicyo cyiza cyane. Amafaranga yawe n'ubundi iteka ryose uba uyafite kandi uyizeye, kuko nta hantu aba agiye. Nubwo tuvuga ngo uriya muntu uramubikuriye cyangwa se uramubikiye, umuhaye amafaranga arayajyanye, ntabwo ayajyanye, kuko nawe urayasigaranye kuri telefone. Cyangwa se uramubikuriye, uyamuhaye kuri telefone, nawe haranda guhaye mu mufuka wawe. Bivuze ngo amafaranga yawe, ikiza cya mbere ni uko aba ari safe, uba uyifitiye, uyacunga kandi uyareba.
ikindi cya kabiri ni uko umushahara uzahembwa ubuzi, kuko ushaka wagenda ubara amafaranga umaze kugira, ujya guhembwa n'ubundi amafaranga yawe uzahembwa uyazi kuko urayacunga. Ushaka avuga uti ngiye kuyongera cyangwa se mbonye ibindi ngiye gukora, n'ubundi ni hahandi amafaranga uzahembwa ubuyazi. Ikindi cya gatatu, ntabwo ari akazi kaguhozaho igitutu, ufite boss uguhagaze hejuru ngo ufite iki, uyu munsi wakora utakora nta muntu uzakubwira nabi ngo kora. Oya, uzitegeka akazi kawe, ntabwo kazabangamira imirimo uzakora hirya no hino. Nushaka uzakore n'ibindi ufite na bya bindi ariko by'ubwagenti ukibikora, n'ubundi ntawe uzaguhagahata ngo akubwire nabi ngo aguhagaze hejuru ngo ntiwakoze ngo ndakwirukanye ngo ibi n'ibi. Oya, byanze bikunze uzakora kandi igihe ushakiye. Noneho ibintu bibi noneho by'ingenzi ni uko umutangizi wa mbere ugitangira kubikora akenshi byanze bikunze aratuburirwa. Igihombo cya mbere ahura nacyo ni icy'ubutubuzi, kuko niba usanzwe uzi ko umuntu agutuburira kuri telefone utari umwagenti, akaguhamagara akigira umukozi wa MTN cyangwa se akigira umuntu w'inshuti yawe, akakubwira uburyo wakoze amakosa runaka cyangwa se akuzi runaka, akabasha kugutuburira akubwira ngo kanda akanyenyeri kora ibi n'ibi kugira ngo agukuremo amafaranga, nyamara utari umwagenti. Noneho ubaye umwagenti, uriya muntu nibwo aguhamagara cyane. Iyo ukiri mushyashya nibwo atangira kukuyoboka, nibwo abaguhamagara ntumenya n'ahantu bavuye, ariko uhamagarwa na ba bandi wabikiye amafaranga kuko ari ubwa mbere bakubonye. Rero risike ya mbere uzahura nayo ni uko uzatuburirwa. Bizagusaba guhoza amaso ku kazi kawe, ukirinda abantu baguhamagara, kuko hari uzaguhamagara yitire MTN ati ndabona uri mushyashya, ukumva nibyo. Rero kora ibi ngibi, dore nta foroti ihagije ugira, kandi ibyo ngibyo MTN ntibireba kuko ntabwo ibizi ngo ufite igishoro gihagije cyangwa se ufite igishoro gitoya. Ibyo ntabwo yabyirirwa ibyivangamo, ariko wowe akabyivangamo akigira umukozi kugira ngo abashe gutuburira. Rero izo risike za mbere, niba ugiye gukora kano kazi uzitegure kuzatuburirwa. Hari uzaza rwose akubwira iyo mitwe, akuhamagare yitirira umukozi runaka w'ikigo runaka ati ibi n'ibi. Yewe hari n'uzaguhamagara avuga ati ndi umukozi wo ku karere cyangwa se wo ku murenge ukomeye, we shyiraho ayo mafaranga kuko muzi, shyiraho ayo mafaranga usange hano Nyaguhe kugira ngo ukunde uyayobye. Rero abo bantu babaho, ugomba kubirinda. Ikindi cya kabiri ugomba kwirinda, uzirinde abantu ubikurira, kuko ushobora kuyabikura nabi. Si ukubirinda, ahubwo ni ukugira ngo uzabashe gutekereza neza mbere yo kubikura cyangwa se yo kubitsa. Hari umuntu uzaza kuko atabizi neza ko kubitsa no kubikura atabizi, uje kukubwira ngo nyoherereze umuntu aya mafaranga. Ashobora kuba atabizi bamushutse, muri make bamutetseho imitwe, cyangwa se akaba uje kugutekaho imitwe. Ashobora kuba aje azi neza ko aje kugutuburira, cyangwa se hakaba ruje batumye nawe utazi yuko baje kugutuburira. Ni abantu babiri, hari uzaza abizi, hari n'uzaza atabizi. Nakugera azakubwira ngo ohereza amafaranga uyu muntu, mwohereza amafaranga 100,000, kuko aguhagaze iruhande, uzagira ngo arayafite, umwizere amafaranga yamwoherereza. Numara kuyamwoherereza, wa muntu azamuhakana, azahita guhakanira, akubwire ngo reka bayaguhe, kuko yizeye ko wa muntu azayaguha, birangira atayaguhaye. Cyangwa se nuwaje yabyiteguye aze kugutuburira muhagararanye, nawe akubeshye yoherereza uyu muntu, cyangwa se mbikira amafaranga ya naya, kuko wowe uzabikora wizeye ko ahita yaguha muri kumwe, nyamara ntayafite yigendere. Kandi niyigendera aho ngaho uzashya. Buriya amafaranga wakoreshaga nubwo yavuga ngo azakwishyura, ukayahomba umunsi umwe cyangwa se icyumweru, ntabwo umuntu yakwishyura mu cyumweru kimwe cyangwa se mu kwezi. Niba ari umuntu muturanye, byanze bikunze bizafata indi myaka. Buriya gukurikira amafaranga ujya kwishyuza biravuna. Si kimwe nk'uko wacunga utwawe, wowe uzacunga utwawe, utumenye, utumanaginge, ubundi wirinda bakubwira ngo baguhamagara ngo shyira amafaranga aha, cyangwa se yashyireho ndaje Nyaguhe. Wirinde umuntu uguhagarara hejuru ati mbikire amafaranga atamanje kuyaguha, cyangwa se ohereza amafaranga uyu muntu atamanje kuyaguha. Mbere na mbere banza ufata amafaranga ubone kubikora. Ikintu cya gatatu kibi ugomba kwitondera, ari nacyo cya nyuma, banza urebe neza ko amafaranga ugiye kohereza uyafite. Banza urebe neza amafaranga ugiye kohereza ko ariyo.
kuko ushobora kohereza amafaranga ukajijwa. Umuntu wohereje amafaranga rero wajijwe tayari amafaranga yagiye, uzizere ko utayabona. Banza witonde neza. Ubundi mu bw'agenti wirinda guhubuka, uzajya ubanza witonde neza kuko ushobora guhubuka yose ayo wari ufite yose ukayatanga agashya. Rero ndumva neza ushubijwe. Rero reka mbabwire n'akandi kantu nari nibagiye kubabwira. Niba ugiye kuba umwagenti hari ibintu bitatu bazagusaba. Niba ugiye kubikora banza wite kuri bino bintu bitatu bagiye kugusaba. Icya mbere bazagusaba TIN number, banza uyishake. Icya kabiri icyemezo kigaragaza ko utakatiwe n'inkiko, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu icyemezo kigaragaza ko uri ingaragu. Yegura niba ndibuka ko banyatse icyemezo kigaragaza niba ndi ingaragu niba ndi iki, sindi kubyibuka neza ariko ni hafi kuko byari ibipapuro bitatu banyatse. Rero ibyo bintu iyo byujuje byanze bikunze baguha simukadi, ukagenda ugashaka iseta yawe, ubundi ugakorera amafaranga akaboneka. Kandi nzi neza yuko wabikoze neza biramukiza. Nubwo hari izindi strategy bakoresha zo mu ibanga ku ruhande, ariko ubwagenti iyo wabugiyemo rwose ufite abakiriya buragukiza. Rero ngabo nizere ko ushubijwe ibi bintu uzabikore kandi bizakunda. N'abandi bose bashaka ko umwagenti bazabikore kandi bizakunda. Gusa tumenye neza ko abagenti barimo baraba benshi kuko nta kazi kariho. Turimo turashaka ahantu dukorera. N'ubundi seta kugira ngo yibone uzasanga ahantu washimye hari undi muntu uhari. Nundi nujya gushima ahandi usange hamwe rero hashimye muhahurire muri benshi. Rero ntuzatinye gukora kuko umuntu agiriye abakiriya be. Nuriya muntu ushaka uzagenda umwegere kuko ushobora guhatera ugasanga niwe ufite abakiriya benshi kurusha uwahabanje. Rero sinkuciye intege, genda ubikore aho hantu washimye. N'ubundi ntuzatinya gukora ngo nuko hari abandi bahakorera. Hari igihe wahakorera ukahagirira amahirwe kurusha abandi. Abo bakiriya n'ubundi bazagusanga nibagukunda. Ikintu cya mbere ni ugutanga serivisi nziza. Nutanga serivisi nziza bizakunda. Rero sinakubwira ngo uzahembwa gutya, igihembo cyawe ni wowe ukimenyera bitewe n'uko wakoze. Kuko uyu munsi ushobora gusiba cyangwa se ukamara ukwezi udakora, ntabwo wahembwa nk'umuntu uhora uri mu kazi. Ntabwo nagushishikariza ngo uzahembwa ya oya, ntabwo nakubwira ngo uzahembwa ya. Gusa icyo nakubwira cyo ni uko amafaranga wabikuriye umuntu ufata 1/3 cyayo bamuciye. Niba ubikuriye umuntu 160 bazamukata 300. Ibyo bitatu urumva ufitemo hafi 1000. Niba ubikuriye umuntu 100 bazamukata wenda 1100. Icyo 1100 ubwo tayari urafatamo nka 400 cyangwa se 350 cyangwa se hafi muri 400 gutyo. Urumva amafaranga ayo baguhaye n'ubundi nuyagenda ukayaterateranya ukayakusanya azagenda avemo umushahara uzaguhemba mu kwezi. Icyo nizeye cyo nuko mu kwezi nigushira bazaguhemba. Gusa nukora nabi bazaguhemba make, nukora neza uzahemba menshi. Rero courage abantu bashaka kuba abagenti, nizere ko mushubijwe kandi isomo ryiza cyane. Nizere ko ribagiriye umumaro. Murasobanukiwe. Ufite ikindi kibazo wakwandika muri comment, n'ubundi igikomenti zose ndazisoma kandi mwese ndabasubiza. Ngabo nizere ko bashubijwe. Murakoze cyane.